Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update Info. Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA iributsa kandi ikamenyesha abaturarwanda bose ko igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gitangwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri nubwo ubona ko ari abaturage bamwe na bamwe batari kugenda bitwaje ibintu byose bisabwa, rero leta ikaba yatanze rino tangazo kugira ngo abaturage babashe kongera kumenya ibintu byose bisabwa kugira ngo babashe kuba bahabwa zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Uri kubona ko abaturage bari kugenda ku murenge gusaba zino rangamuntu z'ikoranabuhanga, ariko ukabona ko batari kugenda bitwaje ibintu byose bisabye. Ariko ndagira ngo mu by'ukuri munyemere mbabwire ibyo bintu byose bisabwa kugira ngo nawe uzagende gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ese kuki abaturage bari kugenda batitwaje ibintu byose bisabwa kandi leta yaragiye ibitangaza? Ni ibiki bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga? Ndagira ngo mu by'ukuri munyemere mbabwire ibintu binde bisabwa kugira ngo nawe ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya mbere ugomba kugenda witwaje ku murenge kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, nta kindi ugomba kugenda witwaje iyo ndangamuntu yawe wari usanzwe ufite cyangwa se nimero y'indangamuntu wari usanzwe ufite. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kugenda witwaje ku murenge kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya kabiri ugomba kugenda witwaje ku murenge, ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Ubwo kuba bafite cyangwa se kutabafite ugomba kugenda witwaje nyine nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ikintu cya gatatu ugomba kugenda witwaje ku murenge, ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye. Ubwo ndavuga ku mugabo cyangwa se ku mugore. Niba uri umugabo ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umugore wawe, niba uri umugore nawe ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umugabo wawe kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya kane rero mugomba kumenya abantu batari no gushiramo n'imbaraga kandi gikenewe cyane cyane kurusha n'ibindi bintu byose, nimero y'indangamuntu y'umuranga. Nimero y'indangamuntu y'umuranga mu by'ukuri ndagira ngo tuyitinzeho kuko uri kubona ko abantu bari kugenda bitwaje ibintu bitatu byose bisabwa, ariko ugasanga kino kintu cya kane nimero y'indangamuntu y'umuranga ntabwo bari kugenda bayitwaje, kandi irakenewe cyane cyane hano ku murenge, kuko nugenda gusaba irangamuntu y'ikoranabuhanga utitwaje irangamuntu y'umuranga ntabwo uzabasha kuhahabwa iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri ndagira ngo mubyumve neza cyane iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Ese ni iki ko abantu bari kugoma kugenda ku murenge gusaba ino rangamuntu y'ikoranabuhanga ariko batitwaje nimero y'indangamuntu y'umuranga? Ni iki kuki abantu bari kugenda batayitwaje kandi nayo ikenewe? Mu by'ukuri nugenda ku murenge gusaba ino serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga utayitwaje ibyo bintu biri nk'uko namaze kubibabwira, ntabwo uzabasha kuba wahabwa iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga. Ese abantu kuki nyine leta iri kugumisha igenda itangazo ivuga ko abaturage bari kugenda bitwaje ibintu bisabwa bitatu, ariko ugasanga nimero y'indangamuntu y'umuranga ntabwo bari kugenda bayitwaje kandi ikenewe kugira ngo babashe kuba bahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga? Kuko nugenda utitwaje nimero y'indangamuntu y'umuranga uzajya ugenda bakugarura bakubwiye ko ibintu ujyanye bituzuye, urumva uraza uri kugenda ufata umwanya wenyine ugenda gusaba ino rangamuntu y'ikoranabuhanga. Ndagira ngo mu by'ukuri mbere yuko tuganira ku muranga icyo ari cyo, niba uri kubona ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze kura like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda njya mwinshi kwikura mu bukene. Gusa nanone mu by'ukuri leta ikaba yarashizeho umurongo utishyurwa abantu bajya bahamagara kugira babashe kuba bamenya amakuru y'irangamuntu z'ikoranabuhanga nuko nyine biri kugenda bitangwa mu by'ukuri mu gihugu. Rero uwo mubare nta wundi ni 366000 n'umubare bashizeho utishyurwa abantu mwajya muhamagara kugira ngo mubashe kuba mwamenya ku makuru y'irangamuntu z'ikoranabuhanga. Gusa nanone leta ikaba yaratanze cyangwa se yarashizeho ikitonderwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Icyo kitonderwa nta kindi nuko umwana uri munsi y'imyaka 16 ntabwo yemerewe kugenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga atitwaje umubyeyi cyangwa se undi muntu umuhagarariye mu buryo bw'imibereho nyine muri societe kugira ngo amutangire amakuru. Kuko urabona ko irangamuntu izajya ihabwa n'umwana wa wundi uzaba ukivuka kwa muganga, kuko irangamuntu y'ikoranabuhanga nawe azajya ahita yihabwa mu bushake bwe. Kuko urabona ko bari basanzwe bafata irangamuntu umwana amaze gukura, ariko kuri ubu nuko umwana uzajya ukivuka kwa muganga nawe yemerewe kuba afata irangamuntu y'ikoranabuhanga, ndetse n'umwana ufite n'imyaka 8 n'itanu yemerewe gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga. Urumva ko mu by'ukuri ntabwo agenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga atajyanye n'undi mubyeyi we cyangwa se undi muntu umuhagarariye mu buryo bw'imibereho cyangwa se muri societe nyine. Urumva ko niyo mpamvu rero leta yashyizeho iyi gahunda cyangwa se kino kitonderwa kugira ngo abantu babashe kumenya ko umwana uri munsi y'imyaka 16 ntabwo yemerewe kugenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga atajyanye n'undi muntu umuhagarariye mu buryo bw'imibereho kugira ngo babashe kumutangira amakuru n'imyirondoro yose yuzuye, kuko ntabwo umwana w'imyaka 8 yashobora gutanga imyirondoro ye yose yuzuye nk'uko bisabwa kugira ngo leta ibashe kuba yamuhereza irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikindi kintu mu by'ukuri wamenya ko irangamuntu y'ikoranabuhanga iri kugenda itangwa hano mu Rwanda nuko mu by'ukuri irangamuntu y'ikoranabuhanga izahabwa impunzi, ihabwe abimukira ndetse ihabwe n'abanyamahanga bari hano mu Rwanda mu by'ukuri bifuza iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga, nuko nabo bazahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga hano mu Rwanda. Kuko urabona ko bano bantu batuye hano mu Rwanda batari abanyarwanda, ubona ko ari kugenda gusaba serivisi hano mu Rwanda, ukabona ko biri kugenda bibagora bitewe nuko badafite ubwene gihugu cyangwa se n'irangamuntu hano mu Rwanda, ukabona ko bigenda bibagora gusaba serivisi za leta, kandi leta nayo ikagurwa n'ukuntu yagiye bahereza serivisi, ukabona ko biri kugenda bibagora. Mu by'ukuri nuko iyi gahunda irangamuntu y'ikoranabuhanga izahabwa abantu bose babyifuza, umuntu ari we wese uri mu Rwanda, waba uri umunyamahanga cyangwa se undi muntu waturutse mu bindi bihugu, nuko irangamuntu y'ikoranabuhanga uzayihabwa. Kuko nawe niba uyifuza cyangwa se uyikeneye irangamuntu y'ikoranabuhanga uzayihabwa 5 kuri 5, kubera ko urabona ko abazungu cyangwa se n'abandi bantu bo hanze bari gusaba serivisi
serivisi hano mu Rwanda ukabona ko batari kuzihabwa neza bitewe nuko ntabwo bafite irangamuntu, ariko nako nyine serivisi ugenda gusaba ku murenge cyangwa se muri mu nzego za leta, ariko udafite irangamuntu ukabona ko biri kugenda bibagora cyane cyane. Mu by'ukuri leta ikaba yashyizeho iyi gahunda kugira ngo n'abantu babimukira, impunzi, abanyamahanga bose bari hano mu gihugu nuko bazahabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga kugira ngo nabo bajye babasha guhabwa serivisi hano mu Rwanda zuzuye nk'uko biba bikwiye kandi binateganyijwe nyine ku muturage w'umunyarwanda wese. Mu by'ukuri rero iyi gahunda ya leta irangamuntu z'ikoranabuhanga ikaba yarajeho kugira ngo igifasha abaturage n'abaturarwanda bose. Mu by'ukuri ngira ngo murabizi ko zino rangamuntu zari zisanzwe ziriho zagoraga cyangwa se bikabangamira abaturage. Mu by'ukuri urabona ko iyo wataga nk'irangamuntu byakugoraga kuba washaka indi isimbura, kuko byagutwaraga amafaranga menshi cyane kuba wagenda ku cyicaro, ukabona ko biri kugenda bigorana, cyangwa se ugasanga utaye irangamuntu kujya kwivuza kwa muganga, ukabona ko biri kugenda bigorana. Ariko irangamuntu y'ikoranabuhanga ikintu izafasha cyangwa se ije gukemura mu mibereho myiza y'abaturage nuko irangamuntu y'ikoranabuhanga uzajya uba uyifite muri telefone yawe, serivisi zose uzajya usaba cyangwa se ahantu hose uzajya ugenda bakagusaba irangamuntu y'ikoranabuhanga uzajya uba uyifite muri telefone, cyangwa se nta nubwo bazajya birirwa banakubaza irangamuntu, kuko bazajya bahita bakora muri system, bahita bakubona ko ufite irangamuntu. Usanga nyine biri koroha gutanga serivisi, cyangwa se abaturage bari guhabwa serivisi neza cyane binoze, kuko bizafasha abaturage na leta nayo binayifasha kuba yatanga serivisi nziza ku baturage. Kuko urabona ko irangamuntu niba yajyaga ihera nk'iyi ngiyi twari dusanzwe dufite, ugasanga uri gushaka kugenda ku kabiri cyangwa se ku kadashya kuba washaka indi izayisimbura, ukabona ko biri kugenda bigutwara amafaranga menshi cyane kuba wasimbuza iyo rangamuntu yindi wari usanzwe, ugafata n'igihe kirekire cyo kuba wayitegereza mu gihe iyo rangamuntu itaraza, ndetse bikaba byanagusha no muri risk iri danger cyane kugira ngo ubashe kuba wabona iyo rangamuntu yindi twari usanzwe nyine, cyangwa se iyo igiye kuba yayisimbura. Ariko mu by'ukuri rero nuko irangamuntu y'ikoranabuhanga yoho ntabwo ari yarangamuntu izagihera, ntabwo ari yarangamuntu izagihera ngo ubure serivisi muri leta, ahubwo irangamuntu ntabwo izigera ihera, kuko serivisi yo izajya ihora nyine muri system, kuko buri kintu cyose uzashaka gukoresha nuko muri system uzajya uba urimo. Urumva ko irangamuntu y'ikoranabuhanga u Rwanda rwayebye ko rubona ko irangamuntu y'ikoranabuhanga izafasha abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi. Mu by'ukuri ukabona ko irangamuntu y'ikoranabuhanga izajya ibafasha nyine by'umwihariko kwihutisha iterambere ndetse n'ibikorwa by'abaturage hano mu Rwanda mu gihugu, cyangwa se urabona ko u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko w'iterambere uri hejuru cyane, ukabona ko ruri gutera imbere cyane cyane. Rero leta ikaba yashyizeho iyi gahunda y'uko igomba kuzana irangamuntu y'ikoranabuhanga bitewe n'umuvuduko u Rwanda w'iterambere ruri kugendaho ruri hejuru cyane. Ukabona ko mu by'ukuri irangamuntu y'ikoranabuhanga izafasha abaturage n'abaturarwanda bose mu by'ukuri muri rusange. Rero iryo ryatangazo leta y'u Rwanda yari imaje gutangaza aka kanya, buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse n'uri hanze y'u Rwanda wese ufite irangamuntu cyangwa se ukeneye gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga, ko igikorwa cy'irangamuntu cy'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gihabwa hano mu Rwanda. Ariko n'ubwo uri kubona ko hari abaturage bamwe na bamwe batarashijuka cyangwa se bataramenya ibintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri nababwiye ibintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko urabona ko niyo mpamvu leta ibashije kuba yatanga iri tangazo bwa kabiri kugira ngo abaturage bongere bamenye ibintu byose bisabwa kugira ngo babashe kuba kugenda ku murenge gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga, ibintu byose babizi neza cyane babifite mu mutwe, kuko urabizi ko irangamuntu y'ikoranabuhanga iri guhabwa mu turere cyangwa se mu ntara ya Kigali, ariko nanone mu turere nawo ikazaba yimukira muri rero. Mpamvu rero leta yashizeho iri tangazo kugira ngo n'abandi bantu mu turere tugiye dutandukanye nabo babashe kumenya iri tangazo, ndetse bazagende bitwaje ibyo bintu byose bisabwa kugira ngo babashe kuba bahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya mbere mu by'ukuri nabagamaje kubabwira ni nimero y'indangamuntu isanzwe, cyangwa se irangamuntu yawe usanzwe ufite, nicyo kintu cya mbere ugomba kugenda ku murenge witwaje. Ikintu cya kabiri ugomba kugenda ku murenge witwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe, kumufite cyangwa se kutamufite ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu z'ababyeyi bawe. Ikintu cya gatatu ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye. Ubwo ndavuga ku mugabo ufite umugore agomba kugenda yitwaje nimero y'indangamuntu y'umugore we, ku mugore nawe agomba kugenda yitwaje nimero y'indangamuntu y'umugabo we. Icyo ni ikintu cya gatatu ugomba kugenda witwaje. Ariko nanone ku bantu badafite abagabo cyangwa se badafite abagore, namwe mugomba kugenda mwitwaje ibyo bintu nyine. Niba udafite umugabo cyangwa udafite umugore ntagomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umugore cyangwa se y'umugabo kandi utamufite, ugomba kugenda nawe bazaguha serivisi neza cyane. Ikintu cya kane ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umuranga. Abantu mugomba kugenda mwitwaje ibyo bintu bine bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko nugenda utitwaje ibyo bintu byose bisabwa ntabwo nawe serivisi y'indangamuntu y'ikoranabuhanga uzabasha kuba wayihabwa. Urumva ko bizajya bigenda bigugora bigufata n'iminsi yo kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ndabashimiye twamanye kuva ibyo itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko angane kuri Rwanda Update Info, niba uri kubona rugamba rugezeho kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta ibagiye itangaza
nawe ujye ubasha kuyabona mu ba mbere. By'umwihariko turakunda cyane rero yari itangazo leta y'u Rwanda ibimaje gutangaza aka kanya rero buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse n'uri hanze y'u Rwanda ko indangamuntu z'ikoranabuhanga zikomeje kugenda zitangwa hano mu Rwanda. Abaturage mwese mubyumve, mumenye ko ibintu byose bisabwa mugomba kuba mubifite kugira ngo mubashe kuba mwabwa izi ndangamuntu z'ikoranabuhanga. Ntabwo bigoye cyane, ni ibintu byoroshye cyane kuba ufite cyangwa se kuba nyine uhagaze, ntabwo ari ibintu bigoye cyane kuba wabibona. Ndabashimiye cyane rero, reka mbifurize kugira umunsi mwiza ndetse n'icyumweru cyiza kuri mwese muba muruteze amatwi. Kuri Rwanda Update Info turakunda cyane.